tambuka gikobwa. Miss Rwanda 2018 umwiherero urakomeje la Paris Nyamata. Abakobwa ni 20 bari guhatanira ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Iminsi uko igenda ishira ni nako twegereza umunsi wa nyuma. Tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri hazaba ari kuwa gatandatu nibwo u Rwanda rwose, abatura Rwanda bose ndetse n'aba bakobwa bari muri bootcamp bazamenya Miss Rwanda 2018 muri aba bakobwa 20 azawubura. Uyu ni umunsi wa 12 mu minsi bagomba kumara hano, iminsi 14 ariyo bazamara muri uyu mwiherero mbere yuko berekeza ku munsi wa nyuma w'irushanwa. Umunsi wa 12 ni ukwiga imbyino zitandukanye. Turahera ku mbyino bazerekana binjira ndetse banafungura umunsi wa nyuma w'irushanwa. Bariga uko bagomba kwiyerekana, bariga uko bagomba gutambuka, ariko byose biri muri iyi mbyino. Imbyino irimo umuco wacu, imbyino irimo ubwenge, imbyino irimo kwiga, biratandukanye. Umwarimu wabo Simon araberekera uko bagomba kubyina, nanone arakomeza abereka uko stage cyangwa urubyiniro cyangwa ndetse aho bazanyura hategurwa. Bagomba kwiga neza uko bazaseruka, nta numwe unyuranyemo n'undi. Ibyo byose nibyo bigira hamwe n'umwarimu wabo Simon. Nyuma yo kwiga imbyino bazerekana binjira ndetse banafungura irushanwa, hakurikiyeho kumenya buri wese uko agomba gutambuka imbere y'abanyarwanda baje kumureba kuri uyu munsi wa nyuma wa nyampinga w'u Rwanda 2018. Ntibyoroshye, biragoye, nta nubwo babikinisha. Buri wese afite ingufu ndetse afite n'ubushake bwo kubimenya, kuko nibyo azakoresha imbere y'abakemura mpaka bazaba bamwicaye imbere. Tambuka gikobwa, haranira iryo kamba, wihesha agaciro mwana wanjye. Indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha. Uyu ni umwarimu wabo Irene, arabaha amabwiriza, arababwira ko nta mikino bagomba kuzanamo. Ibi byo ari gukora ndetse n'ibyo bategura gukora ari byo bazerekana ku munsi wa nyuma.
bagomba kubikora bashyizemo ubushake ku giti cyabo, ari nako bakurikiza ibyo yabigishije. Kora amapoze avec elegance, mugerageze kugenda neza kandi museka, sibyo? Mumbabare museke kandi nta biganiro byanyu nshaka. Fiona araseka nk'umurakari, ibyo ni ibiki? Seka neza kugira ngo ubwiza bwawe umuntu abashe kububona. Ngaho tugiye gutangira 1 2 3 go. Rwanda uwaniwe gushaka umwari w'u Rwanda ubereye u Rwanda kandi mubimuranga habe mu bumenyi habemo n'umuco. Yego mukora umurongo aho bose ndagute koko. Ubu turi mu gikorwa twagitangiye, ubu turi kuri finale twebwe, ubu ntabwo turi mu marepetition yandi. Ubu tumeze twimagine ko turi muri finale, sibyo? Turi kwereka abantu byatuzanye. Kola ubuhagaze ufite umuco ufite ubwiza ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda. Wabonye ukuntu imeze? Reba dufite igasi dufite ibisabo. Nivuga ngo turi aho kugira ngo byibura icyo nagukosoye basi ubu kiga ugisubiramo aho uri kwibyinira. You the beauty, the brand, the culture, yes, is in your blood. We are proud, Rwanda is here for you, so be there for us, miss. The love, the faith, the unity, that should be your dignity. Remember your beauty is African, is Rwandan, stand for that. Your skin is African, your smile is Rwandan, your catwalk is amazing. Your brain is Rwandan. Ufite ubwiza, ufite ubumenyi, ufite umuco, dukeneye, ufite ubwiza. Irene nk'uko amaze iminsi igeze kuri 12 abigisha gutambuka, aratubwira impamvu yabyo, aranatubwira uko bagomba gutambuka n'icyo bagomba kwitondera kuri uriya munsi wa nyuma. Ndi gutoza abanyampinga, ndi kubigisha gutambuka, kumenya uko batambuka, ku uburyo bamenya babasha kugendera mu nkweto, kuko ntibyoroshye, bigitangira ntibyari byoroshye, ariko ubu ngubu hari aho bigeze. Kandi icyo gikorwa ni kizabafasha ku buryo bazagera kuri finale, uburyo bazamenya gutambuka, uburyo bazamenya kugendera mu myenda bazaba bambaye, kuko ni ibintu biri mu bintu bagomba kumenya. Ikintu bibafasha icyambere, kuko abajaji mu manota babaha hari ikintu cyitwa elegance, uburyo bahagarara, uburyo baseka, uburyo ibyo bintu byose ni ibintu bagomba bareba, ni ibintu abajaji bagomba bareba cyane. Rero icyo kintu bagomba kukimenya, kandi tureke no kubona bashaka amanota aho ngaho. No mu buzima busanzwe misi agomba kuba ibyo bintu abyujuje. Twinjira muri bootcamp kuko twaje hari ibyo tugomba kwiga, harimo kugenda, kumenya gutambuka. Byari byoroshye kuko ntibari bazi kugendera mu nkweto, ariko ubu ngubu aho bageze mu rwego rwiza rushimishije, ku buryo kuri finale bizaba bisa neza. Twatangiye ari iminsi tubara 14, ariko ubu turi kubara iminsi 3 kugira ngo twerekeze ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa. Iyi ni Miss Rwanda 2018 ku bufatanye na Koje Bank na Rwandair. Bigeze aho rukomeye. Mu bakobwa 20 basigaye, umwe rukumbi niwe uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2018. Aho ni abarushyigikiye. Mutore nonaha umwongerera amahirwe, wandika ijambo Miss mu butumwa bugufi, usiga kanya maze ukurikizaho umubare umuranga, wohereze kuri 7333, maze tuzahurire muri finale ku itariki ya 24 Gashyantare muri Kigali Convention Center guhera saa 11. Kwinjira ni 5,000 ahasanzwe, 10,000 mu myanya ya feza, cyangwa mugafata ameza y'abantu 10 mu myanya ya zahabu ku 500 gusa.
harimo icyo kurya no kunywa. Kora reservation kuri 078 193 45 66. Miss Rwanda 2018, twese hamwe twongerera imbaraga abakobwa bacu. Ku nkunga yihariye ya Koje Bank, Simple and Possible ndetse na RBA.